Tubahaye ikaze inshuti zacu bamudatenguha bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'ubuhahirane, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi, Inganda n'ibikorwa by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Muri iki kiganiro tubagezaho ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ibijyanye n'iterambere ry'inganda ndetse n'ibikorwa bindi binyuranye kandi bigaragara muri uyu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera, aho twasuye umushinga w'uruganda rutunganya ibikoresho binyuranye bya electronique rukabibyazamo ibindi birimo nka za mudasobwa, amatelefoni, ibyuma bitanga umuyaga, ibitanga ubukonje biba bishaje, noneho bakabitunganya bikavamo ibindi bikoresho binyuranye bishobora kwifashishwa. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'ubuhahirane, muri kumwe na Makaniye ukiboneza. Iterambere ry'inganda ni kimwe mu bipimo by'iterambere mu gihugu icyo ari cyo cyose. By'umwihariko mu Rwanda, urwego rw'inganda rurakataje, ziriyongera uko bwije uko bukeye. Kuba kandi u Rwanda rwarafashe inzira yo guteza imbere ikoranabuhanga, birumvikana ko hari ibikoresho byinshi bigenda bigurwa ku buryo iyo bitagikoreshwa bishaje bitera ikibazo cyaho kubibika. Bamwe babibona nk'umwanda, ariko si umwanda kuko mu nganda ziri gushingwa mu Rwanda harimo n'izifata ibyo bikoresho bishaje zikabibyazamo ibindi. Urugero rufatika ni nk'uyu mushinga w'uruganda uri mu Bugesera, ahantu hihariye hagenewe inganda, ukaba ari uruganda ubu ruri mu igerageza nk'uko tubisobanurirwa n'ukurikirana ibikorwa byarwo muri Mineyacom. Uyu mushinga ni umushinga ugamije gufata neza ibikoresho bya electronic na electrical equipment bitagikora. Muri ibyo bikoresho harimo ibyo tubona cyane, telefone zitagikora, computer, printers n'ibindi bikoresho bya electronique biba mu rugo nk'amafrigo, za microwaves. Ibyo bikoresho byose biri mu byo uyu mushinga ugamije. Uyu mushinga rero impamvu z'ingenzi washyizweho ya mbere no kugira ngo ubungabunge ibidukikije ku ngaruka ibyo bikoresho byatera biramutse bigumye mu ngo z'abantu cyangwa bigiye hanze nko ku kimoteri cyangwa ahandi. Impamvu ya kabiri ikomeye ni ukugira ngo ibikoresho nk'ibyo bitagikorera byashobora kongera kubyazwa umusaruro, byongere bivanwemo ibindi bikoresho byakoreshwa mu nganda. Arakomeza asobanura impamvu nyamukuru abantu bashishikarizwa kuvana bene ibyo bikoresho mu ngo zabo. Impamvu nini dushishikariza abantu kugira ngo ibi bikoresho bishaje bo kubigumana ni ubumara buba muri ibyo bikoresho, kugira ngo murabizi ko ibi bikoresho byinshi bigiye bifitemo za batteries zivamo hazardous material. Iyo bigumanye mu rugo murabizi ko nimba ari telefone ngera bikabyimba bigatangira no kurikinga za liquide zivamo, so biriya byangiza umubiri w'abantu. Ikindi ni uko kubijugunya aho ariho hose, aho ubonye hose, naho byangiza ibidukikije kuko izo hazardous material zijya mu butaka zikaba zakwiyakimiratinga mu bihingwa duhinga cyangwa zikajya mu mazi ku buryo byakwangiza ubuzima bw'abantu, bimwe bishobora no gutera kanseri. Dutembera muri uru ruganda twashoboye kwibonera imirimo inyuranye ikorwa kuri ibyo bikoresho. Babanza kubihambura, bagatandukanya ibice bibigize bakurikije ubwoko bwabyo. Iyi process mubona barimo bakora yitwa CRT, dismantling process. CRT ni cathode ray tube, ni izi computer mujya mubona cyangwa televiziyo zifite ikintu inyuma. So dismantling process yayo isaba ibintu byinshi, isaba system iri cross system kugira ngo murabona ko bafunga neza. Ikintu kibamo nicyo bita phosphor powder, phosphor cover. So iyo poudre biba bisaba ngo nishobore kuba in contact n'umuntu. So abantu babikora muri system idafunze, muri system itari closed, haba hari chance nyinshi ko baba contaminated, bakwandura.
uru ruganda rufitiye igihugu akamaro kanini kuko ruzaha izindi nganda zo mu Rwanda ibikoresho by'ibanze zatumizaga mu mahanga birimo ibyuma n'amaplastike ndetse rugahanga n'akazi gashya mu banyarwanda. Ndagira ngo murabizi ko inganda zacu zikeneye raw materials, bakura raw materials hanze. Twanatangiye no gupromotinga made in Rwanda, so byaba byiza raw material inganda zikeneye zishoboye kuzikura hano. So uru ruganda rero ni rumwe mu bizaha raw material zimwe mu nganda cyane cyane nk'izikora plastic, z'ibyuma. Ikindi ni uko bizana generatinga akazi kenshi ku banyarwanda, abantu bazakorera muri izo collection centers, abazajya babikura mu ngo z'abantu babizana, n'aba technician dukoresha hano mu ruganda. Urumva ko ni imirimo myinshi izaba created. Ikindi ni uko bizinjiza n'amafaranga igihugu kuko nta mafaranga menshi twari tubitse mu ngo zacu twataga. Uru ruganda uko rugaragara rufite ibikoresho bishya bigezweho ku buryo igihe ruzaba rwatangiye gukora ku buryo busesuye ubona bizatanga umusaruro ku buryo bufatika. Abakozi bari gukorera muri urwo ruganda kugeza ubu ni abasanzwe barize ibijyanye na electronique, ariko bakaba barahuguwe by'umwihariko n'impuguke z'Abashinwa zanakoze imirimo yo gushyira mu myanya y'amamashini. Muri uru rwego rero rw'inganda zikora ibikoresho bitandukanye zifashishije ibintu binyuranye bishaje, twanasuye uruganda Stilirwa ruri mu karere ka Rwamagana, ruzwi ku gukora za ferabeto izi zifashishwa mu bwubatsi zivuye mu byuma bishaje, ibi abantu bagenda batora hirya no hino ariko bikabyazwa umusaruro. Twatembereye rero muri urwo ruganda dukurikira inzira y'uburyo ibyo byuma bigera ku ruganda biturutse hirya no hino, bigapakururwa, bigashyirwa ahabugenewe, bigashyushywa, bikavamo umushonge wongera ukabyara ibyuma binini bikomeye, bigakatwamo ibimeze nk'ingiga, ari byo byongera bigashyirwa mu ifuru ifite umuriro ugeze nko kuri wate 1000 mu gihe cy'isaha n'igice, bikanyuzwa mu yindi nzira yabugenewe aho bifata forme ya ferabeto, bigahozwa mu mazi, ferabeto zigasohoka uko tuzizi, zigakatwa hakurikijwe ibipimo n'ingano byifuzwa, zikarundwa ahabugenewe, aho zivanwa zipakirwa mu modoka y'abakiriya baza kuzigura ku ruganda. Twifuje kumenya kandi aho bakura ibikoresho by'ibanze ndetse n'ikoranabuhanga bakoresha kugira ngo ferabeto bakora kuko zibize zifite ubuziranenge. Murakoze. Ibikoresho by'ibanze dukoresha ni ibyuma byashaje bitoragurwa mu gihugu ndetse n'ibiva hanze, ariko mu by'ukuri ibyo ntibyaba bihagije, ahubwo hari n'amabuye acukurwa mu gihugu avangwamo ndetse hakiyongeraho n'izindi products nazo ziva hanze, noneho bigatuma ibyo bintu byose bihuye bishobora kugira ya ferabeto ifite karite. Hanyuma kandi tugenda twameriyora tekinoloji. Mu gihe cyashize hariho gufata wa mushongi waciye mu maforomo, noneho hakabaho kugenda bakoresha inyundo basekura, ariko uyu munsi ntibigihari kuko dufite departoma yitwa CCM. CCM ni continue casting machine, hanyuma bikadufasha kugira ngo ya product yacu ize iri kuri standard. Ferabeto zikorerwa muri Stilirwa zigomba kuba zujuje ibipimo ngenderwaho by'ubuziranenge. Bafite laboratoire rero barazisuzuma, barazipima ku buryo zisohoka bemeza neza ko zujuje ibyo bipimo. Nibyo ushinzwe laboratoire muri urwo ruganda adusobanurira. Dukoresha machine bita universal testing machine ifite capacity ya 6 kilonewton, niyo dukoresha ipima ibintu bijyanye na grade na tensor n'ama elongation. Nibyo dupima, tugapima n'uburemere bwa ferabeto. Uburemere bwa ferabeto tugafata uburemere tugabanyije uburebure, tugashaka cross section area yayo, ibyo ngibyo bikadufasha kuduha iyo grade. Tukaba dufite na laboratoire ya chimie
ipima ibintu bijyanye n'amakompoza ya ferabeto harimo carbone, silicone, manganese, sulfur, lithium, chromium n'izindi elementi. Uru ruganda kandi biragaragara ko ruri muri ya gahunda leta y'u Rwanda ishyize imbere yo gushyira imbere yo gukundisha abanyarwanda gukoresha ibikorerwa mu gihugu made in Rwanda. By'ukuri muri gahunda ya made in Rwanda numva turi ku isonga, kuko mu mwaka ushize ni natwe twashoboye kujyana hanze ibicuruzwa byinshi. Ni ukuvuga ngo umubare w'amatoni ya ferabeto twacuruje hanze byatumye uruganda rwacu rushobora no guhabwa igihembo, rurabishimirwa. Si n'ibyo gusa kandi kuko turagurisha hano mu gihugu, dufite amasoko mu turere tunyuranye, amakenkayori aratugurira. Twashoboye kandi kuganira na bamwe mu bakozi b'uruganda batubwira ku bumenyi bungukira kuri uru ruganda ndetse n'uburyo bagenda biteza imbere. Mu bumenyi byaranyaguye cyane, uriya ushobora kwiga ku ntebe y'ishuri bitandukanye no kuba uri kuri tere. Rwose ni ibintu binyuranye. Umuntu ashobora kukubwira ngo ibyuma umuntu abivanga gutya, ukumva uburyo wavanga ibyuma ntubyumve, ariko ubu kuvuga ngo urafata sikarapu uzivange n'amabuye, umuriro ubitwike ubishongeshe bize kugera ku rwego bivamo ferabeto, ni ibintu dukora tubona n'amaso yacu, dukora n'amaboko yacu, kandi tukumva dufite no kuba twabisobanurira n'abandi. Icya mbere turashimira leta yacu y'ubumwe irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibi abashoramari kugira ngo baze bituruka ku mutekano dufite, bigaturuka ku gihugu dufite cyiza, kandi bivuge gutyo, kuko ntabwo byari buze ngo byituraho gutya bitafite aho bivuye. Hari ababigizemo uruhare, abo ni leta yacu yarebye ibona ko tutaguma aho ngaho gutyo, iraza izana abashoramari, baraza ibyo bababwiye nabyo babona ko ari ukuri, kandi bikaba byaramanutse bikagera ku baturage muri rusange. Ukabona ko ukwezi kurashira tugahembwa, abaturage bakabona amafaranga, abantu barivuza mu bwisungane mituweli, abana turabajyana ku ishuri, ibyo kurya biraboneka, byose tubikesha kuba dufite aka kazi hano muri Sitirirwa, kandi ibyo bikaba bikomoka ku miyoborere myiza dukesha abayobozi b'igihugu cyacu. Iterambere ry'inganda rero rireberwa mu buryo bwinshi, burimo n'ubu bwo kubyaza umusaruro ibikoresho byashaje bikongera bigatanga umusaruro. Inshuti zacu rero bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'ubuhahirane, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi, Inganda n'Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ngibi iyo twari twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kibanze ku kubereka, ku kubasobanurira uburyo ibikoresho bishaje bishobora kubyazwa umusaruro. Mwabibonye muri uyu mushinga w'uruganda Minisiteri ifite inganda mu nshingano zayo, ifite hano mu Bugesera, aho za mudasobwa, amatelefoni n'ibindi bikoresho bya elegitoronike bibyazwa umusaruro. Mwanabibonye kandi mu ruganda Sitirirwa ruri Rwamagana, aho ibi byuma tuba tubona ko ari nk'umwanda byashaje bibyazwa ferabeto zikomeye zujuje ubuziranenge. Made in Rwanda rero ntikiri inzozi, igisigaye ni uko abanyarwanda bakangukira gukoresha ibikorerwa mu Rwanda, bakabigira umuco, bikajya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tubashimire rero mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira muri iki kiganiro, kandi tubararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ku isaha nk'iyi. Byari ikiganiro ubucuruzi n'ubuhahirane, mukaba mwari kumwe na Vincent Makaniye wakibagezagaho.